Ndi rutindukana murego umusore w'igisage w'igiseke, Eh. nitwa Rasi igiseke, nyamurarika icyanwa, bamenye aho kiva kivitse icyaniro kigakendera. Ya. Yes, sir. Okay, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hose abakurikira The Boss bava umunsi ku wundi, nongeye kubasuhuza mbaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Yes, ni The Boss bava nk'ibisanzwe. Noneho uyu munsi murambona nazanye amavuta A1. Mwajyaga mumbwira ngo sinyasika kuri kamera ki uyu munsi muraje mubone ibitangaza, turaseka koko hashye. Nabazaniye umusore udasanzwe, ni umusore w'umuhanga, umusore w'umurastaman niko nabyita. Ni umusore ufite indirimbo, ni umusore uzi byinshi, ufite ubwenge butangaje. Ndagira ngo witonde, wicare wumve, wicare wige kuri YouTube channel yanjye yawe yacu. Kandi nanone nkwibutsa gukora subscribe aho hasi nimba utarakora subscribe. Maze kubona ko murimo muritabira, murimo muratwereka urukundo ruhambaye, mukora subscribe cyane mukora like, munatwandikira muri comment. Ariko ndagira ngo nkusabe nimba ubona ibi biganiro byacu ari byiza, bigushimisha, biguha icyo nakita nka fani cyangwa se ibyishimo, nyamuneka jya utwandikira muri comment utubwire igitekerezo cyawe. Nimba nanone ubona bitari kujyana na gahunda, bitagendanye na modern turimo, n'isi turimo, watubwira nta kibazo. Hanyuma twe nje The Boss babangerageza kugendana n'ibigezweho, nkabazanira abatumirwa b'abahanga, abatumirwa yaba abavuga kuri gakondo, yaba abavuga kuri modern, yaba abavuga ku mihindagurikire y'isi turimo muri rusange. Twihuse cyane rero tudatinze, nibyo nababwiraga, hano mbafitiye umutumirwa w'umunsi, ni umutumirwa w'umuhanga, ni Rastaman, ariko njyewe ninjye witiyemo navuga ni Rastaman bitewe nuko namubonye, uko namwakiriye ameze. Ni umurasta rwose, nawe urabibona, afite ansigne, afite ibimenyetso byinshi agenda abereka byaba rasta. Araza bidusobanurire uko bigenda byose. Mumeze mute mugabo? Yes, sir. Turashima ja. Yeah. Nanjye mbanje kubashimira no kubasuhuza abo turi kumwe gukurikirana ikiganiro cyacu mwantumiyemo kuri The Boss Vava. Yes. Ndabyishimiye cyane. Yeah. Ni ukuvuga ngo hano ngira abakunzi benshi, tujya twakira abantu batandukanye bari mu njyana ya gospel, baririmba injyana ya gospel, bakaba bayizo byinshi, bakajya batuganiriza. Hari abavuga kuri gakondo, ku ndirimbo gakondo, imbyino gakondo. Uyu munsi wowe utuzaniye iki? Urabanza ubwira abadukurikiye amazina yawe. Kubatanzi, nitwa Ndi rutindukana murego umusore w'igisage w'igiseke, nitwa Rasi igiseke, nyamurarika icyanwa, bamenye aho kiva kivitse icyaniro kigakendera. Ya. Yes, sir. Nuko Ni Rasta. N'ababyeyi ni Harerimana Eshai. Harerimana Eshai. Izina rya Rasi igiseke. Eshai, Rasta igiseke. Ya, muramwumva, ni umusore ufite amavuta menshi, ni umusore ufite imyuka myinshi cyane yarariye, nawe murayibona. Uko cyangwa kimeze gite Rasta? Yeah man. Icyanwa ni nk'icyaro harwe sekuru. Ya. Nyamurarika icyanwa bamenye aho kiva kivitse. Yes. Icyangiro kigakendera. Yes. Uyu ni Rastaman, ni umunsi ntabwo turabumva amenyo kuko tugiye kubona ibitangaza byinshi, tugiye kubona nicyo nakita nk'ikibura, nta gashyashya muri rusange. Nkuko yababwiye rero, ni umurasta. Amazina y'ababyeyi atubwiye ko ari nda Harerimana Eshai. Harerimana Sharire. Uko nayababwiraga rero, uyu murastaman turi kumwe afite byinshi aje kuduha. Yatubwiye ko amazina y'ababyeyi ari, amazina y'ababyeyi ni Harerimana Eshai. Harerimana Sharire. Yes, I. Yeah. Yes. Ndi umunyarwanda mbere y'ibyo byose, ariyo mpamvu Harerimana kuri njye wari naryo rikirisitse. Kurenza uko bavuga ngo Sharire niryo ryirikiristo. Arabo tutabyumva kimwe birashaka, ariko tuzabigira iki? Turaza kubivugaho rwose. Hanyuma nk'uko bigaragara ntabwo mbizi neza 100% simbihamya, gusa uko bigaragara uri umurastaman. Ese nibyo? Nibyo, ndi umurasta kandi nzaguma mbe n'umurasta kuko navutse ndi n'umurasta. Ngize amatsiko aho ngaho. Yes. Umurasta ubundi ni umuntu ki? Umurasta ni umuntu, nta muntu ubwira undi ngo aba umurasta ku ngufu. Ni nk'uko nta wavuga ngo uriya ni umurasta, uyu si umurasta. Umurasta wese agaragazwa n'ibikorwa bya kirasta.
Rasta ni amahoro n'urukundo. Yes. Yes. Abarasta ngo mugira amabara. Yes. Ngo mugira amabara yihariye. Turaza kubigarukaho. Yes, kandi nanone ngo mugira ibimenyetso byihariye. Ngo kandi abarasta mufite byinshi, uraza kutubwira byinshi ku barasta. Bajya bavuga n'ubundi yuko agahugu katagira umuco gacika. Niyo mpamvu abarasta yabo umwe yakiza igihugu cyangwa se akarengera n'isi. Niko twagiye tubibona na mbere. Afurika ikaba ihagaze muri uyu murongo, umwirabura afite ijambo. Yes. Okay. Nk'uko mubizi rero, umunsi ku wundi ngerageza kubazanira umutumirwa. Yego ngenzana abatumirwa bafite impano zitandukanye ariko batari bagirayo ngo bamenyekane. Ni nayo ntego nihaye kugira ngo dufatikanye turebe ko twagera aho dushaka. Ikintu nyavuga ubundi umunsi ku wundi nuko aho dutuye twebwe mu ntara twirengagije ari mu mijyi ya Kigali, abari ahandi hantu hatandukanye, twirengagije uko twavutse, amafaranga twavutse tubona iwacu, uburyo iwacu bavutse bakize bakabasha kutuzamura tukagera ku ntego zacu. Tujye tumenya ko hasi hano hari abantu benshi bafite impano zitandukanye ariko ugasanga kuzizamura ni ikibazo. Ugasanga mu by'ukuri basa nkaho bapfukiranywe ku mpano zabo. Icyo kintu rero igihe cyose tugifite umwuka, tugifite amahoro, tugifite ubuzima, tuba tugomba kugitekereza. Ntukibwire ngo warazamutse wagezeyo. Byaba byiza umanuka ukaza kureba n'abandi bato, ukareba uburyo ki wabazamura. Ariko bijya bintangaza kubona abantu bafata bandi bagezeyo ugasanga nabo bashaka kugira ngo bagomeze bajyaneyo, birengagije ko hasi hari babandi bakeneye kugira gute kugira ahandi bageze. Ibyo bintu ubundi urabyumva ute wowe? Ibyo bintu ndabyumva, bijya binankoraho. Ni nko gufata ibiryo byawe, nibyo warabivunikiye, ukajya kubiha wa wundi wariye kandi hanze hari abandi bashonje, umuntu adaheruka gufata ifunguro. Ibiryo byawe ugomba kubizimanira umuntu ushonje, ntukabihe ubimena mu kimoteri. Ako kantu kabisa, ako kantu ndagakunze. So reka twikomereze rero Rastaman. Rastaman ubundi ni muntu ki? Rasta ni umuntu uwo ari wese ashobora kuba Rasta, ushobora kuba Rasta uri umunyedini, ushobora kuba Rasta utari umunyedini, ushobora kuba Rasta uri umuzungu, uri umwirabura. Rasta ntawe umuhejweho. Umurastaman naguciye mu ijambo. Yes. Umurastaman hari aho buhuriye n'amadini? Aho bwahurira n'idini kuko Rasta ni imyemerere. Nkuko mwatangiye mubimbazaho muti Rasta, amahame ya Rasta ni imyemerere ariko ni n'umuryango. Ayo madini yose najyagamo ashakisha Imana ariko nasanze Imana n'ubundi mbana nayo impora hafi. Yego. Kuko sinjya kuyishaka handi. Imana ni wowe n'uriya mugenzi wawe ndetse n'uriya wundi udukurikiye. Imana nitwirimo, nta n'ahandi najya kuyikura. Ubwo yemera ko Imana tugendana muri rusange? Na hano irahari. Ubu hano irahari Imana studio ya The Boss Bava. Yes. Harimo Imana. Harimo Imana. Nibyo byose. Yes, muramwumva Umurastaman. Nibango buriya iyo ibintu byajemo Imana mpita mbyubaha cyane kuko nubaha Imana. Yes. Kuko niyitubeshaho ngira ngo murabizi umunsi ku wundi. Kandi aho turi hose nk'uko Rasta bivuga tuba turi kumwe n'Imana, hano irahari naho uri irahari. So reka noneho dukomeze. Ubundi ukiri muto nko mu myaka nk'itanu wari umeze hagati y'5 n'10 wenda, ibintu by'uburasta si wari ubizi? Ntabyo nari nzi. Ariko najyaga numva abarasta, nkumva ba Lucky Dube ukuntu baririmba, sinsobanukirwa ibyo baririmba ariko nkumva ari amajwi yabagendera. Abantu uko byamera kose bari kuvuga ibintu bizima. Nkumva uko iranjyana yabo, nkavuga uko byamera kose ibi bintu. Hari n'igihe nazumvaga indirimbo nkajyana nazo nkumva zancengeye mu mutima wanjye ntazi n'ibyo bari kuvuga. Gusa ikintu cyamfashije maze kwigiramo ejuru gakenya, naje gusobanukirwa bansobanura, numva bimwe baririmbaga n'ubundi bihuye na za ntekerezo zanjye nagiraga ntaramenya no kuvuga ntazi n'ibyo numva biri kugana ku nzara. Nari mfite ibyo nashaka kumenya nibyo nkawe usanga sintaho ikinyoma. Okay, hanyuma utubwira Lucky Dube, hagati ya Lucky Dube na Bob Marley wafanaga ndukiri umwana? Bose narabafani bose. So uti Bob Marley yaba Lucky Dube ati n'abantu banjye nakoze mbafana? Yes, bose narabakundaga, narabafanaga. Ya Bob Marley, Lucky Dube bararirimbaga nkumva ndafashijwe nkabikunda cyane. Ba Alpha Blondy, Peter Tosh
ndetse ari naho nageze ntangira kumva n'indirimbo z'abanyarwanda ba Jabondi, Holly Jadovs n'abandi batandukanye benshi cyane b'abarasta, noneho ndushaho kumva nyuzwe. Ariko mbona urasa nka nuza nka Lucky Dube, bajya babikubwira arambwira, ariko abarasta bose njya numva bavuga ngo turana abarasta mani sinzi ukuntu muba mumeze, ugasanga umwe yagiye mu wundi, ugasanga Bob Marley nka Lucky Dube, bitewe n'ukuntu nyine rasta man mugira ibintu byinshi bibaranga, ugasanga rwose muragenda mu kubaka umuryango. Ni wa muryango natangiye nsobanura n'ubundi yuko Rastafari si idini, Rastafari ni umuryango. Niyo mpamvu benshi dusa cyane abarasta man, ndabemera buriya. Ni benshi cyane. Hanyuma Rasta, reka tugaruke ku bijyanye n'umuziki. Ubwo twinjiye mu muziki wawe, hanyuma si n'uwawe gusa, tugiye muri njyana ya reggae. Ubwo biragendana. Nibyo byose. Hanyuma kambanze nkwibarize, ufite indirimbo zawe? Indirimbo ndazifite, zitari na nkeya, zibanda ku bumwe, amahoro n'urukundo. Aka kantu wagomeje ugira gutya, kadusobanurire bimeze bite? Aka ngaka kandi iyo ngafite mba numva nciye bugufi cyane. Ntabwo mba nishyize hirya no hino ngo nishwanyaguze. Ubu iki ni ikimenyetso? Murayibona abadukurikiye? Iki ni ikimenyetso cy'intare, ariko nanone n'ubutatu. Nkuko muri Roger mufite ubutatu butagatifu, hari njyewe uri hano. Uyu murasta wanjye Rastaman yanagomeje mbona gukora iki kimenyetso, ariko njye ntabwo nasobanukiwe. Yari arimo atubwira harya ngo bisobanuye iki? Muri Roger hari icyo mugira cyitwa ubutatu. Ubu nabwo ni ubutatu, ariko nanone ikaba inyenyeri ya Dawidi. Nanone ni ikimenyetso cyo guca bugufi, kumva ko utishwandaritse ngo ujye hirya no hino, ukumva yuko harimo ubumwe muri weho, wiyunze n'umuryango. Ko numva harimo ibisobanuro byinshi. Ni ukuvuga ngo abantu mukurikira The Boss bagira ngo murabibona hano hantu, yewe mba nikanzemo, mba natinyemo ku bijyanye n'abarastamani, bafite utuntu nyine twihariye twabo. Niyo mpamvu utapfa kwinjira mu muryango uko wiboneye, ushobora kuza ukabanza ugaca kuri Rasta ukavuga ati nagira ngo nyinjize mu muryango neza. Sibyo ra? Nta biba bikaze, muri Rastafari ni ikintu, Rastafari ni umuryango ubohora, nta mahame ahambaye abamo. Nimba umuntu usavuka ari Rasta, hari ubwenge bundi aba yarize yigishijwe n'abantu, ahubwo bakiri umuntu original. Umwana avuka ameze kuno, na twa dusatsi twiwe, akazavamo umurasta, avuka ari umurasta. Ubu abana bawe, ikiremwamuntu cyose kivuka ari umurasta. Rasta ni amano n'urukundo, nta mwana ucumura, umwana wese avuka ari umurasta. Ahubwo yamaze gukura ahura n'isi n'ab'isi, Babiloni isi dutuyemo ikamwangiza, ikamwereka ngo yirwaneho. Bya bindi twiga by'ubwenge bimwe na bimwe byinshi nibyo bitwangiza. Nkabona yuko nintwara runo rurabo rwawe ruzantunga ejo, ariko nta mwana utekereza ibyo. Nibyo nababwiraga rero, ati tugiye kumva, mujya mubona abarastamani bajya bagira amabara, ariko ugasanga ibara ni nk'ihame ryabo, cyangwa se ni nk'ihame yabo. Ugasanga bati icyatsi iki, murabibona hano inyuma, hano dufite amabara menshi, murayabona, dufite hano amabara, murayabona hano na hano ariho, murabona ari amabara yihariye Rastaman afite. Murabona umusatsi urihariye, agiye kudusobanurira kimwe ku kindi. Ndetse numvise ngewe hari akantu nigeze kumva, ni amakuru aturuka mu bamotari, ngo ibi bintu, aya mabara yabo tubona bafata nk'amahame, hari aho ahuriye na Bible. Ibi bintu bihuriye he Rastaman? Ugiye kudusobanurira byimbitse duhereye ku mabara yanyu. Ku mabara yacu n'ubundi ya mabara k'umurasta, ibi bintu ubundi ntabwo ari ibya none, byakomotse muri ba sogokuruza. Rasta yabayeho muri biriya bihe, mbere na mbere yagiye ikomoka mu bakurambere batubanjirije, intwari zaharaniye ko umwirabura agira agaciro. Aribwo twabonaga cyangwa se twumvaga abajyanwe mu bucakara i Babuloni. Noneho mu bajyanwe mu bunyage
nihuse cyane kugira ngo ntagutindira. Uyu mutuku ni amaraso y'abagiye ameneka y'abacakara. Amaraso y'abacakara agiye ameneka niyo twibuka. Uyu muhondo dufite ni amahoro. Aya ni amahoro dufite. Iki cyatsi kibisi ni ibimera bya Afurika. Ku musatsi noneho ni n'isezerano twahawe. Ubwo wenda hari ababyumva cyangwa se bamwe ntibanabyumve, buriya abantu benshi barwanya n'abarasita nabo ubwabo ari abarasita batazi ko birwanya. Ariko nko mu bazi Bibiliya twaze tusomamo, hari ijambo riri mu Balewi rivuga ngo ntibakogoshwe ibiharanjongo. Riri mu migani, riri mu Balewi ibice 21:5. Ntibakogoshwe ibiharanjongo, ntibakiyogosheshe inkokora z'ubwanwa bwabo, ntibakikebe ku mubiri. Ibyo ni ibiranga abarasita. Ariko noneho hari n'ijambo, hari n'ahantu ari gusenga, asenga ahantu asaba umwana. Abakirisitu benshi barabizi, ndetse n'abatari abakirisitu bazi ko Hana yabonye umwana bigoranye. Hana yahize umuhigo, aravuga ati Imana yahigaga umuhigo muri Samweli wa mbere igice cya 11. Reka tuharebe tuhasome twumve icyo havuga. Fasha turebe. Ahiga umuhigo aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, turi kugendana namwe. Nyagasani ahiga umuhigo aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Yes. Yeah man. Ndabyumva. Ibyo nibyo mvano ry'izi dread muri kubona ahangaha. Yes. Kugira ngo murabyumva mwese abantu mudukurikiye. Ndabyumva twabasobanuriye ku rwego rwo hejuru. Yes. Bo nuko ngo rero ngira ngo mwagiye mwumva bimwe mu bisobanuro by'aba last. Hari ahantu bihurira na Bible, hari ahantu bihurira na Bibiliya, yaba yera, yaba intagatifu, yaba Korani, hose abigiye birimo. Rero ntimukagira ngo aba Rastaman wenda ntabwo bajya kure y'Imana, baba bari kumwe n'Imana mu byo bakora byose, kandi hari namwe mu mahame ya Bible ya Bibiliya bagenda bubahiriza. Hari amwe mu mahame ya Bibiliya bakurikiza menshi cyane, kandi Bibiliya barayemera, ngira ngo murabyumva. So noneho turi kugana ku musozo, ngira ngo bimwe mu biranga aba Rasta yadusobanuriye, ndetse hari na byinshi yatubwiye tutari tuzi. Reka Rastaman, yes, umuntu agushaka yakubona ate, yaba nimero za telefone, yaba aho ukorera, ugiye kudusobanurira muri rusange ahantu wakura Rasta, uraduha nimero za telefone, ama YouTube channel ukoresha, ndetse n'izindi social media ukoresha. Nka Ras Giseke ndabanza mbaye nimero yanjye ya telefone, ushaka kumpa inkunga y'ibitekerezo cyangwa se ibiganiro, ikintu cyose ashaka kumbaza twaganiraho, nimero ya phone ni 078 495 161. Kuri YouTube wakwandikamo Ras Giseke TV show, icyo gihe wahita ubona urubuga nkoresha rwa YouTube channel, wanyandikira haba mu makomenti nagusubiza, nkunda gukurikirana komenti z'abantu baba banyandikiye. TikTok nabwo ni Ras Giseke, na Facebook na n'izindi mbuga nkoranyambaga, Instagram ni Ras Giseke. Gira ngo murabyumva, imbuga zose akoresha Ras Giseke. Yes, YouTube channel wongeraho TV show. Yes, Ras Giseke TV show. Yes. Murabyumva rero, murumva ko turi kugana ku musozo rero. Mbashimira kuba mukurikira The Boss Sava umunsi ku wundi, ndetse mukaba mwakurikiye iki kiganiro cyacu kuva gitangiye kugera kirangiye. Ndagira ngo nkwibutse gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bitazaza bigucika umunsi ku wundi. Nkubwira ngo twandikire muri comment, kandi ukoresha ikiganiro kugira ngo tubone abantu benshi badukurikira. Niyo nkunga yawe ikomeye twava ngo turagusaba.
hanyuma ibiganiro byose byo naho akagaruka kuri iyi YouTube channel yacu. Ciao ciao, turi kumwe.